bega byasigaye mbona mu mujyi wose Roma bibaye ngombwa barona imitoma nikigezeho ukunza kuba vanse uri maso ubona kapase karishuba diru yewe ubundi ndi umusore uri umusore nuko mbona ni umusore cyangwa nabura mbona neza ngira ngo nige wari utoteza ubwana butoya ariko birimo inyigisho ugiye kubikurikirana usanga byose birimo inyigisho umuntu ashobora kumva utoteza ubwana butoya akagira ngo nibyo nkora sibyo nkora seba nani ndamwumva ariko sindamubona ngo wenda tubona nituganire ubwo ushobora kubura n'umukobwa wenda uri mu ngendo za wigendera cyangwa wicaye nka muri hoteli hano twicaye mbese ukumva ibintu birahindutse abakobwa barahari hano mu Rwanda barahari mwongeye kwirwa neza abakunzi ba One Fox TV show nkuko mubizi rero nkuko mubimenyereye n'udushya gusa kuri uyu munsi nabazaniye umuntu mutari musanzwe mubona ahantu henshi cyane ariko muzi cyane mwifuzaga no kumenya amakuru ye mbere yuko mubatangariza rero reka mbanze nifuriza abantu batameze neza kumera neza ndagira ngo ubuzima urimo ubu ngubu rwose wihangane Imana izakujya neza reka nsubize abantu bari Houston Texas abantu bari Paris mu France abantu bari Mozambique abantu bari Zambia na Zimbabwe abantu bari South Africa bose ndabakunda cyane kandi tubona n'ukuri ibyo mutwifuriza mukomeze mudukurikirane ibiganiro byose tubagezaho twicaye hano Classic Hotel ni ahantu heza cyane ho kuruhukira hari amacumbi hari ibintu byiza kandi bifite isuku rero nagusaba kunyarukira hano kuri Classic Hotel nawe kwihera ijisho bakaguha serivisi wifuza ntabatinde rero reka mpikaze umutumirwa wacu ni umusitari ni umuhanzi ni n'umukinnyi wa filime urakaza neza Franco amakuru y'iminsi isawa tu uragaragara neza n'ubundi nsanze ngaragara neza ugaragara se nk'umusore w'imyaka 20 ubundi ugiye kugereranya usanga ndi muri iyo 20 uri muri iyo myaka tuguhaye ikaze kuri kamera za One Fox TV show nanjye nishimye watangiye kutubwira amazina yawe ayikoresha yaba mu buhanzi cyangwa se no mu buzima bwawe bwa buri munsi tubwira nyine amakuru yawe muri rusange amakuru yanjye ni Chairman Franco abandi umuhanzi nkuko wabivuze bakina na filime nuko nguko nyine nibyo ngibyo n'akandi kazi n'ibindi bisanzwe byasitira aho ngaho urakoze cyane Franco rero abantu benshi bagiye badusaba ko twagutumira kuri kamera ngo uramusaza ngo se ngo dushaka kumenya nyine uburyo nyine amakuru ye kuko ntago bakuzi hari abatakuzi hari n'abakuzi ariko bashaka kumenya ese Franco ni muntu ki bavuze ngo ntabwo banzi aho ngaho bubesha abantu benshi baranzi cyane cyane ahantu hose ingenzi ko banzi ushingiye ku iki nsingiye ku byo nkora tubwirere ushaka mubwira iki Franco ni muntu ki Franco ni umuntu w'umuhanzi ni umuntu watangiye indirimbo zanjye nazitangiye kera ariko zasohose ntabwo ari kera cyane vuba ariko asize imyaka ngira ngo 4 cyangwa 5 ndi mu buhanzi yego hashize imyaka 4 cyangwa 5 mu buhanzi watubwira watangiye byari 2000 na kangahe ubusanzwe natangiye kera kuririmba nkiri umusore n'ubu ndacyari ariko natangiye nkiri umusore tangira ku by'ubuhanzi ariko simbikomeze cyane byageze aho ngaho biba ngombwa ko mbikomeza cyane ndatangira ndaririmba n'umukobwa wanjye yitwa Irene Wendy kubera ko ntabwo twashoboye kuzana ariko turi muri band imwe yego muraririmba abantu baribaza ati se dukurikije ukuntu tubona Franco ubundi ni umugabo ni umusore ubundi yewe ubundi ni umusore
uri umusore nuko mbona n'umusore cyangwa naburambura neza uri umusore none abantu ko bavuga ngo ugaragara nk'umuntu ukuze tubwire nyine uri umusore ufite umugore cyangwa se iyo umbonye ubona meze gute mbona ndi umusore cyangwa mbona ndi umugore muri iki gihe ugaragara ubu ndabona umeze nk'umusore ariko nshobora kuba nibera oya ndi umusore ariko ndi umugabo kubera ngo ndakubwiye ko ndirimba n'umukobwa wanjye yego uyu mukobwa wanjye nibyariye bwite rero urabona imyaka mba ndimo ntabwo mba nkiri umusore cyane kubera ko ndakiyumvamo ubusore ariko urumva niba ndirimba n'umukobwa wanjye wabyumvise ko sindi umusore ariko ndacyari ufite umugore n'abana bangahe n'abana ndabafite umunsi uzaze usure zabareba yego hari ikibazo rero cy'amatsiko mfite ko mu ndirimbo zawe ukoresha terime z'urubyiruko rw'iki gihe ubwo ubasha kwiyakodetinga ute kugira ngo ayo materime uyamenye ubundi kuririmba ni impano rwose niba waba ufite imyaka ingahe ntabwo byakubuza gukora iby'abasore urumva sinumva ikintu kigoyemo cyane kuvuga ngo uyu ni umusore uyu ni umusaza ni ukubera ko abantu bagira ubwoba mu kintu runaka ariko ikintu cyose usasa wagikora ntabwo gifite imyaka cyane cyane nk'ubuhanzi ntabwo ufite imyaka w'imyaka 5 ashobora kuririmba w'imyaka 70 ashobora kuririmba n'uwijana ni nk'igiki kikugora muri ubu buhanzi bwawe imbogamizi ntabwo zibura ariko ntabwo ni nyinshi cyane ariko nazo ntabwo zibura mu kintu cyose ukora ntabwo cyaburamo imbogamizi ariko usanga atari nyinshi cyane ziri aho ngaho zikabije kubera numva ubushobozi bwo kuririmba ndabufite kandi ndabishoboye ubona se indirimbo zawe zikunzwe nk'uko twumviza ba Mediza abandi indirimbo zanjye zirakunzwe cyane ngenzi ko zikunzwe kandi nawe ugiye kuri YouTube ubona ko zikunzwe aha uraza kuduha akapera gatoya reka twikomereze turaza kuvuga amasegonda make turimbire nko ku ndirimbo zawe nk'imwe yonyine twakomeje none si ko umugore wawe ntiyakubonye uca nko kuri televiziyo wambaye amaherena wambaye ayo mashenete abivuga hirya nta kintu ashobora kubivugaho kubera ni ibintu nkunda kandi ni ibintu namuganirije yumva nta kibazo kandi ndabitangira gutyo ndumva nta kibazo kubera ni ibintu bitugaburira tuvanamo amafaranga ntabwo ari ukugenda kuririmba gusa twishimise gusa wapi ni ibintu nkora kandi bikamo n'amafaranga ubu watangiye gukuramo amafaranga mu muziki uragutunze umuziki urantunze rwose none se nta kandi kazi waba ukora ubangikanyije n'umuziki ni umuziki gusa ukora umunsi wawe ku munsi oya ntabwo ushobora gukora umuziki umunsi ku munsi ukagira ngo byavamo ntabwo byavamo yes umuziki nawo nta kazi nk'akandi ariko bisaba no kuba ufite akandi kazi ntabwo bavuga ngo uzatungwa n'umuziki gusa urabona nk'iki gihe cya covid igihe yatangiriye imyaka 2 yose nta bitaramo ntaki urumva utafite akandi kazi size ukuntu wabaho none se muri make abantu bazi yuko uri umuhanzi ubundi ukora ihenda njyana afrobeat ukora afrobeat ese Franco ujya uteganya gukora amakorabo n'abandi bahanzi hano mu Rwanda cyangwa se hanze ibyo rwose ni ibintu byanjye gutegereza gato ni ibintu byanjye ndabiteganya cyane kandi n'ubundi uretse na club ariko covid niyo yatumye bitagenda neza ariko nakoraga ibitaramo n'abahanzi tukakora za tour urumva ko iby'imiziki mbijyamo cyane kandi birimo ni byiza cyane none nk'ubu ngubu bibaye ngombwa ko wenda ufite manager nari mufite ariko kubera covid na kahise tubihagarisamo gato ariko ubundi ndabyikorera byose byose uri managing neza ntabwo biba byoroshye nk'ubu uramutse wenda bibaye ngombwa ko ari nk'abahanzi ngiye kukubwira wenda bakakubwira ngo hitamo umwe mukorane collab muri abo bahanzi ngiye kukubwira wa mbere Knowless Marina na Davis D wahitamo Marina aha
muri aba bandi Meddy, The Ben na Bruce Melody wahitamo Bruce Melody kabisa we namuhitamo cyane tugeze no kurana n'igitaramo inde Bruce Melody wagiye kuri stage imwe na Bruce Melody neza ngo sicyo gihe hari nka ryari yari 2018 wabyiyumvishije ute muri icyo gihe uri kuri stage imwe na Bruce Melody numvise neza kabisa kubera yo muziki ngiye niyo naba n'umuhanzi uwo hasi yabo uwo hejuru kubera ko muziki nkukunda mba numva bose ndishimye nirihe somo byagusigiye isomo byansigiye rega yuko rage n'umuntu wenda ukurushaho gato ari byinshi ugenda umwigiraho cyane ni byinshi nize cyane utanza bikubwira ntabwo uzantumira nzagutumira ahubwo nshaka kuzagutumirana n'umukobwa oya tubwireho muri makeya nk'isomo byagusigiye icyo gihe ujya kuri stage imwe na Bruce Melody isomo byansigiye icyo gihe nari ndimo kurokinga indirimbo zanjye namutumira araza turakorana na practice byose twarab'ikoranye byinshi namwigiyeho byinshi cyane nk'umuntu ukurusha urumva ko abakurusha ntabwo navuga ngo iki n'iki ariko byo namwigiyeho ngiye ni byinshi cyane twakomeje abandi bahanzi ari nka Kanyaga Buduri Gisupusupu na Senderi International wahitamo abo bahanzi bose ndabakunda rwose kandi Gisupusupu nawe ni inshuti yanjye cyane wenda nakora na Gisupusupu kubera ni inshuti yanjye cyane ese ubundi Franco bakoze korabo na Gisupusupu ko mbona indirimbo yanyu yaba hiti mwese muri nka ese burani muri mu kigero kimwe cyangwa Gisupusupu arakuruta nge nakubwiye ndacyari umwana imbere ya Gisupusupu niba wakuze ibihe n'ibye ngiye ku bwanjye ibyanjye by'uriya ntabwo ushobora kubijyana nyine wowe kubibona uri imbere ya Gisupusupu ninde waba ukuze hagati yawe nawe ngenda cyari umwana wowe uracyari umwana uratangaje cyane wahikitiramo Gisupusupu kubera iki mbwira impamvu rero wahitamo Marina nuza inyange yose ndibigeho cyane nzabikubwira ubutaha cyangwa kubimbwira kuko ubutasi nakujya kubikora basi niba nuza kuhitamo Marina bitewe n'indirimbo ze aririmba neza nge umuntu mukunda indirimbo ze n'ibyo avuga n'ibyo mbese ibimuvamo nuko performinga kuri nuza kuri stage niko akora indirimbo ze aho ngaho niwe mukundira numva nifuza gukora nawe nuza nk'izo ndirimbo cyangwa n'impamvu uhisemo Gisupusupu nayo tuyigarukemo impamvu nshobora kwitamo Gisupusupu ni ukubera ko mu by'ukuri ni inshuti yanjye nicyo cya mbere kandi nawe ugiye kureba nawe tuba nko mu rugero rumwe bitewe na nuza abantu iyo muri mu rugero rumwe hari igihe ubona bishobora kuzamo neza wow ni byiza cyane none se ubona ari wowe Franco ese izina ry'ubuhanzi niri Chairman ari wowe Chairman na super manager na Gisupusupu ubona ari indi uri kuri hit muri iki gihe ninde uri kuri hit erega ntabwo ushobora guteka ibiryo ukavuga ngo ibyawe ntabwo biryoshye iyo uvuze ngo ntabwo biryoshye bigaragara ko n'abandi bari bibiri ntabwo bishobora kuba aryohera njyewe nzi ko ndi kuri hit ni wowe Chairman uri kuri hit neza wow none se nashakaga ungereranyirize iyo urebye umuziki wa kera n'umuziki w'ubu itandukanije n'iri itandukaniro rirahari iyo bazi iterambere ryo n'ubundi ibigenda bihinduka ukurikiza n'umuziki wa kera ukuntu wakorwaga niyo wajya mu studio usanga ubu uburyo bukeye iyo bwize tekinoloji iriyongera no mu byuma no mu ki umuziki w'ubu ngubu ugenda umva ari sawa cyane kuruta uwa kera nkurikize na tekinoloji ihari bitewe n'amasudiyo ya kera n'ay'ubu ngubu usanga ay'ubu ngubu ari sawa cyane kuruta ku ya kera niyo mpamvu ubona ubu muziki ugenda uzamuka none se ni nk'igiki wabwira kuko abantu benshi baravuga ngo uriya ngo ntagashoboye ngo ni umusaza ni nk'igiki wabwira abantu bashaka kuguca intege
oya cyo nabwira abanyarwanda cyangwa bose abatumva ikintu cyo kuvuga ngo uriya ntabwo ashoboye ntabwo udashoboye kereka atari ugushaka ariko iyo ushaka ikintu ukumva ugikunda ikintu cyose nta kintu kidashoboka kereka utagikunda iyo ugikunze ukumva ukijyamo neza rwose ugishoboye ariko abantu barigaya akavuga n'inkora iki ngiki abantu bazanseka bazabona tuvuge nka mu myaka yanjye umuntu akavuga nambaye ukabona nambaye nk'amayerena abantu bazanseka iya icyo gihe uba umaze gusubira inyuma uyu ikintu gikunde kandi ugikore iyo ugikoze neza genda umva cyakubyarira n'umusaruro apana kwigaya ngo ngenda akuze urundi nawe akavuga ngo ndacyari umwana mutoya ibyo ngibyo ni bibi cy'abantu intege wowe ukagenda gukora ikintu cyawe ugakitinya ku bwawe abantu bari bunseke uravuga ngiye gutangira kubaka inzu ariko ninanira abantu ntabwo bazanseka witangira wubaka Imana izakufasiriza aho ngaho tugaruke rero kuri filime ukina ubihuza ute ubuhanzi filime n'akazi kawe ibintu byose umuntu yabikora akabishobora bitewe n'ubushake nyinshi nabanze kugira mu bushake bwacu ngira igihe cyo gukora akazi kanjye nkagira igihe cyo kuririmba nkagira igihe cya filime urumva kubera ko ntabwo wavuga umunsi umwe ariko buri kintu ugenda ugira igihe cyacyo niba uri bukine filime saa 8 ukamenya ko saa 8 ndaba ndi muri filime saa 2 z'ijoro ndaba ndi muri studio ndi mu ndirimbo mu gitondo saa 12 ndaba ndi mu kandi kazi gutyo umuntu agenda bipanga gutyo ntabwo wavuga ngo uzaguma ku kintu kimwe gusa watubwira se nk'amafilime wagiye ugaragaramo kugira abantu byibura bazanakurebe muri ayo mafilime filime zirahari hari filime ya Last Chance ndimo cyane nakinaga nka Afande hari filime ya Slay Queen ngira ngo nige wari utoteza ubwana butoya ariko birimo inyigisho ugiye kubikurikirana usanga byose birimo inyigisho umuntu ashobora kumva utoteza umwana butoya akagira ngo nibyo nkora sibyo nkora ariko harimo inyigisho iyo filime uyigiyeho nawe wabona ko harimo inyigisho z'abantu harimo abantu bakora nkuko nakiniye hariya ugasanga ari byo binagenderaho cyane birimo ubutumwa bwinshi cyane ariko ubu ngubu ntabwo ushobora kubisobanura filime ngo nyirangize bisaba wowe ugiye kuri YouTube ukayisakira asigaye ukareba ubutumwa ariko byose ndabifatanya aha twigarukire rero ku munsi wa mbere winjira muri studio ugiye kurikodinga byagenze bite wumvise umeze ute byari byoroshye byari bikomeye bitewe no kuba ngewe natangiye kuririmba kera ndabitangira mu bijyamo cyane ariko icyo gihe ntabwo twabonye amahirwe yo kujya muri studio nabitangiye nkiri mu myaka nka 17 gutyo turirimba indirimbo ukandika indirimbo ukumva itasobanutse no kuba mu cyaro nabyo ni ibintu biri aho ngaho bigira ariko nagerageze cyane ubu nagiye kujya muri studio ntabwo bafite ntabwo banari mfite rwose kubera ko nari ibyo ngiye kuririmba nari mbizi indirimbo nige wari narazandise zari zanjye nzandise njya muri studio n'umukobwa wanjye tugenda tutangira indirimbo ya mbere turayikora tutangira gutinda kuririmba urikodinga se wumvise ijwi ririmo cyangwa se wagiye usubiraho niko ijwi nari ndifite nariyumvagamo kubera naririmbaga no mu makorari urumva zino nari ndizi n'ijwi nshobora kuririmba indirimbo ikakora nari ndizi bitewe no kuba ntabwo nabiguyemo gusa ni ibintu nari natangiye kera iyo mpano yawe se wayivumbuye ryabone ko ushobora kuba umuhanzi nabikubwiye ko natangiye kera ariko kubera n'uzi ubushobozi rege indirimbo nazo zisaba amafaranga kuririmba nayo bisaba amafaranga ntugire ngo muri studio gutegura gukora video nk'iyo ngiyo bisaba amafaranga menshi cyane ibintu bisaba kwitondera bisasa gukora ikintu cyiza bisaba kucyitondera pana kugira ububuka ku kanya rero ibintu biba bisaba amafaranga gufata umwanya ukabitekerezaho ukamenya ko bikenewe n'amafaranga ukabitegura byose ukabona producer mwiza ushobora gukorera ikintu neza urumva byose biba bisaba amafaranga ese umuhanzi se bananura
Sebanani ndamwumva ndamuzi ariko sindamubona ngo wenda tubonane tuganire nuko ubuse mu by'ukuri umuziki wawinjiyemo urawuzi ni iki wifuza nko kuba wahindura ku muziki? Cyo nifuza kuba nahindura ku muziki kubera umuziki nawinjiyemo nkukunda cyane, ntabwo ari no kuririmba gusa. Ubu ngubu ngiye mfite n'ibyuma, iyo ngiye gukora igitaramo ngenera ntabwo nyangodesa ibyuma, uya n'abandi bahanzi bandi ndabakodesha ibyuma bakaza tukagenda. Rero icyo nshaka kugira ngo wenda gikomeze kizamuke, njye mba numva cyo nkeneye cyane mu buzima bwanjye ni ukuba mfite ibikoresho byose, nkabashobora gukora nk'igitaramo nafashe ikintu hanze hano na hano, kandi mu bushobozi bwanjye nzi ko n'ubu ngubu mbikora. None se uretse kuba ukina filime cyangwa uri umuhanzi, tubwira kandi kazi? Kandi kazi nkora ndi umucuruzi, akazi gatandukanye nk'uko mbikubwiye. Intuza mfite bandi, abantu baraza nkabakodesha ibyuma, yaba mu makwe yaba mu abahanzi, nuza mu ngeri zose izo ngizo mu byerekanye na sonorisation mbese cyangwa sound. Abandi umucuruzi wa spare parts, nkaba mfite ni garage, byose mfite ibintu byinshi. Ubikorera he kugira ngo n'abakumva wenda bazaze kuba baguteza imbere? Byose ntabwo biri kure hano Kicukiro, urabona kuri Rompu aho ngaho hafi ya Equity Bank. Mfite iduka ricuruza pièces de rechange, uzamutse ugiye kuri nuza kuri Kicukiro Centre, station yitwa Mount Mary, mfite garage ikanika amamodoka icuruza n'amapiyesi nayo. Nuza nabyo umanutse hano kuri station usanga ibyo by'amapiyesi, nuza ibya studio, ibya nuza sound ndayifite aho ngaho. Abayikeneye bashobora kumelefona cyangwa kuza aho ngaho kuri Rompu aho ngaho. Hari icyapa cyanditse Frank Spare Parts, Frank Felix Music, byose biri aho ngaho. Aba hari ibyapa byinshi. Mwabyumvise rero abantu muri za Sonatube, abantu muri za Kicukiro naho muri hose muri Kigali cyangwa se n'abari mu ntara, mushobora kugana Franco akaba service akazi akora. Wowe ufite imodoka ushaka kumureba akagwa spare part cyangwa se akagukorera n'iyo modoka. Twigarukire rero Franco, hari indirimbo wasohoye ejo bundi yitwa Igisasu. Ni igisasu ni bombe? Ni igisasu. Ni igisasu. Iyo ndirimbo ujya kuyandika wagendeye gute? Byose ntabwo ari bivuga, ariko ndavuga bimwe na bimwe kubera bireho bikeye. Indirimbo Igisasu ni indirimbo nkunda cyane, ni indirimbo nshasha yasohotse vuba cyane. Ubu ngubu irimo iragenda irirukanka iragenda. N'ubundi ni Igisasu ntabwo kihagarara, kigomba kugenda mpaka. Rero indirimbo Igisasu irimo inyigisho ziri mu Gisasu. Ntabwo ari ku bantu bakuze, ntabwo ari ku bana, ntabwo ari ku bagore, ntabwo ari ku ugiye kureba ifatiramo ibintu byose. Nuza ushobora gusanga umuntu mbese Igisasu navugaga Igisasu, ariko ndavuga nka umugore ndiramo. Nje nashaka umugore cyangwa umukobwa. Umugore cyangwa umukobwa w'Igisasu. Ubwo ushobora kubura n'umukobwa wenda uri mu ngendo za wigendera cyangwa wicaye nka muri hoteli hano twicaye, mbese ukumva ibintu birahindutse. Ariko icyo gihe cyo ugomba gukora, urabona cyo nakoze cyangwa nyigisirimo nayisize imbere y'Imana kugira ngo ikindeze. Imana ikurenze icyo Gisasu. Imana iramfasha irakindenza, ariko abagabo nuko nkuko duteye, si bose, sinavugira bose mu myumve neza, ariko benshi nguko iyo bageze ku ntuza ahantu akabura n'igisasu nka kiriya nahuye nacyo, kwihangana hari igihe bimunanira, ariko byose birimo
ugasenga Imana ikagufasha ukabona icyo ngicyo kirenze. Iyo video nayibonye mbona harimo abakobwa koko bameze nk'ibisasu, abakobwa beza cyane, abakobwa bakwiye Franco. Abakobwa barahari hano mu Rwanda barahari. Abakobwa barahari bisasu. Nase nkaburi uba bashyize muri clip ntacyo mu mutwe, nta kintu byangiza. N'indirimbo gusa nta bindi biri aho ngaho ntacyo. N'indirimbo gusa kubera iyo ugiye kwigisha umuntu ugomba kumwereka n'inuza n'icyo umuntu umwigisha. Ntabwo nari gukora indirimbo y'igisasu kandi nkagenda nkamagara wenda abahungu. Hari message wigenda ku ndirimbo yumve neza urumva message yayo kisobanura. Naho duhe akapera rero nk'amasegonda nka 20 iyo ndirimbo yawe. Bega byasigaye mbona mu mujyi wose Roma bibaye ngombwa barona imitoma nikigezeho ukunza kuba avanse uri maso ubona kapase karishuwa diru ngako gapase karishuwa diru nakaye. Ubaye maso rero oya ko gapase karishuwa diru dusobanura ko gapase karishuwa washatse kuvugamo. Yubaye maso rero yubaye maso uzazi bikunze kubaho. Yuri maso cyane ntabwo ni busobanure cyane nawe urabizi. Franco rwose uri umuhanga cyane, uri umuhanga. Mwabyumvise rero abadukurikiye, indirimbo yitwa Igisasu. Ushaka kuyumva cyangwa se no kuyireba wajya kuri YouTube ugashaka indirimbo yitwa Igisasu ya Chairman Franco. Ni ukuri turishimye cyane kuganira nawe, ariko tugana ku musozo hari nakubaza nti ese nihe nama wagira abahanzi bakizamuka? Inama nagira abahanzi bakizamuka, ikibazo cya hano muza abahanzi wese inama ngiye kuyigira, ariko dufitemo ikindi kibazo mu bahanzi. Abahanzi baritinya, ntabwo bashobora kwirekura, benshi baritinya. Urumva nkuko binabikubwiye mbere, uyu muntu ugiye gukora igihangano nk'icyo ngicyo ugomba kukikora ukirekura. Rero inama nagira abahanzi, we ntugire ubwoba, ntuvuge ngo runaka ngo yaririmbye yayitinze cyane, we kora icyawe gusa, Imana ikufasiriza mu cyuri mu gukora. Ariko kuvuga ngo runaka yarayitinze cyane, ngiye gukora iki ngiki banseka, ubutse uwambona ngende mu gukora iki ngiki, natwe twatangiye nta muntu tuzi. Warunzi se? Ntabwo warunzi, ariko ubu ngubu wamenye, nanjye nakumenye. Rero ni ukwivanamo ikintu cyitwa ubwoba. Kora ikintu cyawe nkuko wumva ugitekereje, ukikubita aho ngaho, kandi ubaze ugitekereze nabi neza. Ugitekereze neza. Hari igihe utekereza ikintu nabi ukazana ikintu abantu iyo bagusese rimwe umva ukisi intege, ariko biba bisaba nk'umuhanzi kubanza gutekereza indirimbo ugiye kuririmba. Ese iyi ndirimbo ndayiririmba abantu bari buyakire se? Irigise iki? Ibi bintu iyo umaze kubitekereza ukivanamo ubwoba, ndumva nta kintu kidashoboka. Ikintu cyose kirashoboka iyo ukisizemo imbaraga n'ubushake. Ku bantu bavuga se batera comment ngo indirimbo ngo ni igishegu ngo ni iki, wowe ubivuga iki? Buri muntu ntabwo ushobora gukora ikintu ngo abantu bose bacyumve kimwe, ntabwo bishoboka. Buri muntu ashobora kucyumva nkuko abishaka, ariko cyo nzi cyo indirimbo yawe ntabwo ari igisegu, ariko umuntu abifata nkuko abyumva. Nta muntu ntabwo amubuza kuvuga, umuntu agomba kuvuga. N'ubu ngubu iyo dukora ntugire ngo n'ubu ngubu bose barabyishimira, ariko hari ababishima hari n'ababigaye. Twishimiye kugutumira, watubwiye ibintu byawe, waduhaye ibanga bwawe. Ni ukuri komereza icyo twakubwira, komerezaho kandi ukomeze ugere kure cyane, ariko twitegure kora bose yawe na Gisupusupu. Mwitegereze vuba cyane. Murakoze cyane rero bakunzi ba One Fox TV show,
umuhanzi nyine yari Franco Chairman. Ugenda urebe kuri YouTube hariho indirimbo ye hajya ni Igisasu n'izindi ziriho nyinshi urazisanga. Ngiye rero wabagezaho iki kiganiro ni Rosette Roxy, nabasaba gukora subscribe, comment, like na share kugira tuzakomeze kugenda duhura mu biganiro bya buri munsi. Murakoze cyane.